Iyi ndirimbo nyituye by'umwihariko imfubyi n'incike. Tekereza wenda waravunitse ushaka ubuzima, ukizirika umukanda ukiga bikugoye, wenda warangiza n'amashuri bikagusaba gukora akazi kagoye ubika udufaranga duke duke, maze kubw'imigisha y'Imana ukaza kugera ku bukire ku rwego rwo kubaka umudugudu w'amazu meza mu mujyi nka Kigali. Tekereza ushatse umugore ugukunda maze mukanabyarana abana beza babubaha, ndetse no mu rugo ntacyo uganya, bimwe bita mu bisubizo. Iki gihe ntibitangaje kuba waterura ukaririmba uti nguwe neza mu mutima, si byose? Tekereza ariko ugiye kubona ukabona umwari umwe w'umuhungu wari ufite arapfuye. Tekereza noneho mu gihe utararangiza no kubyakira, ugiye ukumva ngo wa mudugudu wawe w'amazu wubatse urahiye uhindutse umuyonga. Tekereza winjiye mu nzu ugasanga umugore cyangwa umugabo wawe biramuhungabanije ku buryo yananiwe no kubyakira, nuko ugapanga kumwoherezanya n'abana i Burayi ngo asubize ubwenge ku murongo. Tekereza wumvise noneho inkuru y'uko na ba bana bapfuye baguye mu mpanuka, wabyakira ute? Ese aho ntiwavuma Imana ukanayivaho? Mu mimerere nk'iyo niyo Horatio G. Spafford, umwanditsi w'amagambo y'indirimbo ya 34 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana cy'itorero ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi, yandikanye iyo ndirimbo yitwa Nimbona Amahoro, abandi bakayita nguwe neza mu mutima. Horatio G. Spafford, umwanditsi w'indirimbo ya 34 nguwe neza mu mutima, ni amagambo yahimbwe na Horatio G. Spafford mu mwaka w'1873. Aya magambo yaje gushyirwa mu njyana na Philip P. Bliss mu mwaka w'1876. Uretse izina ryayo ry'icyongereza It Is Well, irindi zina indirimbo ihabwa ni Ville du Havre. Iyi ni indirimbo ya 34 mu gitabo cy'indirimbo cy'ikinyarwanda gikoreshwa n'itorero ry'Abadiventiste, ikaba iya 230 mu gitabo cy'icyongereza bita Adventist Hymn. Iyi ndirimbo icurangirwa kandi ikaririmbirwa mu rufunguzo rwa D flat, bakayibara 4/3. Iyi ndirimbo ishingiye ku magambo aboneka mu gitabo cya kabiri cy'Abami, igice cya 4 umurongo wa 26, aho umugore w'umushunemukazi yapfushaga umwana we w'ikinege, nuko Elisa agatuma umugaragu we Gehazi kujya kumusanganira, ati ndakwinginze irukanka muhure, mubaze uti ni amahoro, n'umugabo wawe araho, n'umwana wawe araho. Umugore aramusubiza ati ni amahoro, it is well, nguwe neza mu mutima. Horatio G. Spafford uyu yavukiye i Lansingburg muri New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, hari tariki ya 20 z'ukwa 10 mu mwaka w'1828. Uyu Spafford yize kandi akora mu bijyanye n'amategeko cyane mu byo kunganira abandi mu nkiko cyangwa se avoka. Uretse ariko ibyo yize yanakoraga ubucuruzi, niko kubaka umudugudu mu nkengero z'ikiyaga cya Michigan, Lake Michigan. Aha ni muri leta ya Chicago, kandi amafaranga yavagamo yaramukungahazaga ku buryo yari ikirangirire muri ako gace kandi yubashye cyane. Horatio Spafford yari umukire ufatiye runini ubukungu bwa Chicago. Yari umukristo w'umupresbyterienne kandi akaba umukristo washyikiranaga kandi washyigikiraga umurimo w'ivugabutumwa wa Dwight R. Moody, umubwirizabutumwa ukomeye wari muri ako gace.
Mu mwaka w'1871 Horatio G. Spafford yigeze kwandikira inshuti ye avuga ko yumva ameze nk'uwicaye ku gasongero k'isi. Yari afite umugore bakundanye cyane witwa Anna. Yari afite abakobwa beza 4 n'umuhungu umwe. Yari afite n'ibintu bimwinjiriza amafaranga n'umwuga mwiza w'ibijyanye n'amategeko. Umugani w'Abanyarwanda uvuga ngo isi ntisakaye, ndetse n'abasore b'ubu bahimbye umugani uvuga ko uw'isi itarakaranga iba ikimushakira ibirungo. Ibyago bijya gutangira, umuhungu wabo y'imyaka 4 witwa Horatio Jr. yafashwe n'indwara ya pneumonia ahinda umuriro bidasanzwe. Barasenze ndetse banavuza uwo mwana ariko ntiyakira, ahubwo akomeza kuremba. Ibi byaje kumuviramo n'urupfu. Ibyishimo byari bitangiye kuzamo kidobya icyo gihe. Ninde se wari gutekereza ko itungo rimwe ryonyine ryahindura iyo mibereho? Niko byagenze. Ijoro rimwe inka ya Horatio G. Spafford yamennye itara. Iryo tara ryaje guteza inkongi y'umuriro yayogoje umujyi wa Chicago mu mwaka w'1871 Ukwakira. Iyo nkongi yiswe Great Fire of Chicago, inkongi karundura ya Chicago. Mu masaha make imitungo ya Horatio G. Spafford ari wo wa mudugudu yari imaze gushirira yabaye amakara. Umutungo yarasigaranye gusa yari impamyabumenyi ya kaminuza. Umujyi wa Chicago uri kugurumana. Ibi byago n'iki gihombo byashegeshe bidasanzwe umugore wa Spafford, bituma umuganga we amutegeka ko yashaka ahantu ajya kuruhukira hanze ya Chicago. Spafford yapangiye umuryango we ko bazajya kuruhukira i Burayi. Ntikwari ukuruhuka gusa, ahubwo bari no kwitabira amateraniro akomeye yaragiye kuhabera. Umwanditsi w'indirimbo zo mu gitabo witwa Kenneth Ospek avuga ko impamvu bapangaga urugendo i Burayi bifuzaga kujya gufasha no kwitabira igiterane cyari kigiye gukoreshwayo n'umuvugabutumwa Moody wari uherekejwe n'umunyamuzika we Ira Sankey, cyagombaga kubera mu Bwongereza. Hari mu mwaka w'1873 ubwo umuryango we wose waburaga amasaha make ngo uhaguruke. Spafford yitabye telefone yamusabaga kutagira aho ajya, ahubwo akajya gukora ubucuruzi. Spafford yasabye umuryango we kugenda bonyine, abizeza kubasangayo bidatinze. Yari kubasangayo afashe ubwato. Umuryango wose wa Horatio G. Spafford yohereje umugore we n'abakobwa be 4 bari bafite imyaka 11, undi afite 9, undi afite 7 n'undi muto wari ufite 2. Buri ubwato bwitwa Ville du Havre bwari butwaye abagenzi 313. Bamaze nk'iminsi 4 mu mazi y'inyanja ya Atlantika nka saa 9 zo mu rukerera tariki ya 22 z'ukwa 11, aho ni mu mwaka w'1873. Ubwato Ville du Havre bwagonganye n'ubwato bw'abongereza bukomeye bwitwa Loch Ann. Mu minota 12 gusa Anna asengana cyane n'abakobwa be Annie, Margaret Lee, Bessie na Tatena ngo barebe ko Imana hari icyo yakora ngo ibatabare. Siko byagenze kuko abo bakobwa 4 barohamye bagapfa. Ubwo bwato bwahitanye abagenzi 226. Umusare wari utwaye ubwato buto cyane bugufi bwaho ngaho habereye impanuka yabonye umugore warerembaga ku bibaho by'ubwato wari ugihumeka. Yamushyize mu bwato bunini, nuko nyuma y'iminsi 9 bomokera i Cardiff muri Wales cyangwa se Pays de Galles. Anna agihumeka aho yahise yandikira umugabo ati,
ninjye njyenyine urokotse, mbigenze nte? Saved alone, what shall I do? Iyi telegram Spafford yarayicapye ayimanika mu biro bye ngo ijye imwibutsa byinshi. Telegram yari yanditse ngo ninjye njyenyine urokotse. Undi mupasiteri nawe warokokeye mu bundi bwato witwa Pasiteri Weiss yavuze ko Anna yavuze ngo Imana yampaye abana 4 none irabisubije, umunsi umwe nzamenya impamvu zabyo. Spafford yahise afata ubwato nawe yerekeza mu Bwongereza. Yari inzira ndende y'amazi mu nyanja ya Atlantique kandi ari bunyure hamwe haguye abakobwa be. Yicaye mu bwato, umuyobozi w'ubwato yaramwegereye aramubwira ati, Spafford, tugeze hafi y'aho abakobwa bawe baguye. Mu gihe uwo muyobozi w'ubwato yari yiteze ko Spafford agiye guhita ashengurwa n'ishavu, Spafford yamubwiye ko amahoro amusabye. Aho kuboroga yaramwenyuye. Yahise afata ikaramu n'urupapuro atangira kwandika amagambo amuvuye ku mutima agira ati, nguwe neza mu mutima. Inyandiko y'intoki Spafford ubwo yiyandikiye, ubwo yandikaga indirimbo Nimbona amahoro, nk'uko umukobwa we Spafford witwa Bertha Spafford Wessler wavutse nyuma y'impanuka nawe abihamya. Indirimbo ngo Nimbona amahoro cyangwa se nguwe neza mu mutima, Spafford yayanditse ari muri uru rugendo. Yageze i Burayi ahura n'umugore we, nuko bagarukana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeza ubuzima busanzwe. Imana yashumbushije uwo muryango, nuko ibaha kubyara abandi bana 3, abakobwa 2 aribo Bertha Hedges Spafford wavutse tariki ya 24 z'ukwa gatatu mu mwaka w'1878 na Grace Spafford wavutse tariki ya 11 z'ukwa mbere mu mwaka w'1881 n'umuhungu umwe witwa Horatio Gortner Spafford. Iri zina Horarto yari mwise ngo ajye yibuka ko Imana yamushumbushije umwe wa mbere wapfuye. Spafford n'umugore we Anna nubwo yari amaze guhura n'ibyago bikomeye inshuro 3, gupfusha umwana w'umuhungu, gushya kw'amazu ye no gupfusha abakobwa 4, Spafford yari agiye guhura n'ibindi bigeragezo 2 by'injyana muntu. Uwo muhungu Horatio Spafford ku itariki ya 11 z'ukwa kabiri mu mwaka w'1880 nawe agize imyaka 4 gusa yapfuye nka mukuru we, nawe azize umuriro mwinshi utewe na pneumonia. Abizera b'idini ry'abaperesibiteriyeni basengeragamo babonaga ibyago byabaye kuri Spafford n'umuryango we nk'igihano cy'Imana, nuko bakajya bamushinyagurira. Ibi byatumye Spafford ashinga umuryango witwa Overcomers, abatsinze, gufasha abantu. Nkuko umukobwa we Bertha yabisobanuye, Spafford ntiyari ahangayikishijwe cyane n'ibyago byamubagaho, ahubwo yari ahanganye n'ikigeragezo kigambiriye guhungabanya ukwizera kwe, aho benshi bavugaga ko ibimubaho ari igihano cy'Imana. Nyuma y'urupfu rw'uyu mwana, Spafford yafashe icyemezo cyo kuva muri Amerika, nuko muri Nzeri mu mwaka w'1881 ajya gutura i Yerusalemu muri Isirayeli. Mu kwimukira i Yerusalemu, Horatio yaravuze ati, Yerusalemu niho umwami wanjye yabaye, yababariye kandi yatsindiye. Ndifuza kwiga kubaho kubabara ariko ikiruseho gutsinda. Yavuye muri Amerika ajya Yerusalemu ashinga umuryango witwa American Colony wafashaga abatishoboye, imfubyi, abapfakazi n'imbabare baba Abayuda, Abisilamu n'Abakristo, nuko yifatanya n'Abakristo muri Swede. Hashize imyaka 10 uyu muryango ukora ibikorwa by'ubugiraneza, Colony wagizwe umuryango mugari uhabwa n'izina rya American Colony Hotel.
Uyu muryango wagize uruhare mu masezerano yitiriwe Oslo Peace Accords, yari agamije kunga Isirayeli na Palestine. Uyu muryango wafashije abatishoboye, imfubyi n'abarwayi, ndetse urakomera cyane kugeza mu kinyejana cya 20. Uyu muryango wafashije benshi nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose, ndetse uza guhabwa n'igihembo cyitiriwe Nobel cyitwa Swedish novelist Selma Lagerlöf. Spafford yapfuye azize malaria hari tariki ya 16 z'ukwa 10 mu mwaka w'1888 i Yerusalemu. Habura iminsi mike cyane ngo agire anniversaire y'amavuko y'imyaka 60, umugore we Anna yakomeje gukorera mu duce dukikije Yerusalemu kugeza nawe apfuye mu mwaka w'1923. Spafford n'umugore we bombi bashyinguwe Yerusalemu. Mu mwaka w'1876 Paul Philip Brice yashyize ya magambo mu majwi ayahinduramo indirimbo. Iyi ndirimbo nimbona amahoro nguwe neza mu mutima yaririmbwe mu ruhame na Brice tariki ya 24 z'ukwa 11 mu mwaka w'1876 hari mu iteraniro rikomeye ryari riyobowe n'umubwiriza w'ikirangirire Dwight R. Moody ahitwa Farewell Hall muri Chicago. Aririmba iyi ndirimbo yari yayise Ville du Havre, izina rya bwa bwato. Nyuma y'ukwezi kumwe gusa Brice n'umugore we baguye mu mpanuka ya gari ya moshi, batwikwa n'umuriro. Brice arimo gushaka uburyo yarokora umugore we. Philip Paul Brice washyize mu njyana indirimbo nimbona amahoro. Iyi ndirimbo yakomeje kuririmbwa cyane mu nsengero z'amatorero ya Giprotestani. Impfu nibura 9 z'abantu zihuye n'amateka y'iyi ndirimbo. Ntizicogoza abizera kuyiririmba bagira bati nguwe neza mu mutima. Iyi ndirimbo yagaragaye bwa mbere mu gitabo cy'indirimbo cyitwa Gospel Songs No. 2 cyanditswe na Sankey ndetse na Brice mu mwaka w'1876. Spafford afatwa nk'umuntu wahuye n'ibyago byinshi ariko ntatezuke ku kwiringira Imana. Ni iby'ukuri koko ko Imana iduha amahoro menshi atagira akagero nk'uko amazi y'inyanja yisha abakobwa be atagerwa. Aya mahoro iyo atugezemo ahindura ubusa ishavu n'ibyago, akanatwamururaho ibyaha. Kimwe kandi na Spafford, aya mahoro ashingira cyane ku kwiringira amaraso Yesu yavuye, bigatuma tubabarirwa ibyaha ntihasigare na kimwe, kuko twabambanywe na Yesu ku musaraba. Tunafite kandi ibyiringiro bidutera kugubwa neza iyo twibutse umunsi umwe umwami wacu azagarukiraho ubwo ibicu bizarundwa, impande kavuga, umwami akamanuka, abapfuye bakazuka, tukajyana gutura mu ijuru aho tuzaba tuguwe neza n'abacu bagiye bahitanwa na Satani abicishije mu rupfu. Amagambo agize indirimbo nimbona amahoro. Bavandimwe, hari amahoro Imana itanga atsika umutima niyo ishyano riri gusimburwa n'irindi. Imana itwumvisha ayo mahoro kandi itwiringize ko no muri ibyo byago ituri hafi ngo idutabare ndetse inadushumbushe. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Yesu Kristo. Ibyo ni njye wabibagezagaho, nitwa Irumva Daniel. Naho YouTube channel ni Ibyubaka TV. Ese hari andi mateka y'indirimbo waba ushaka? Yandike muri comment turi buze kuyagushakira. Turagukunda cyane.